Mwaramutse neza nshuti za Payi Hazaza h'ifaranga, tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abantu benshi bifuza kuba abakire ariko ni bake cyane babigeraho. Kubera iki? Si uko ari amahirwe gusa, si n'ikibazo cy'amashuri make cyangwa menshi, ahubwo usanga kenshi kibitera ari imyumvire n'imitekerereze abo bantu bafite. Muri iyi video tugiye kureba imyumvire n'imitekerereze bikunze gutuma abantu baguma mu bukene n'uburyo babihindura. Imyumvire ya mbere niyo kugena intego nabi. Imyumvire yo gukena ireba ku kubaho nk'uko mugenzi wawe abayeho. Ndashaka kugura telefone nk'iya kanaka, wambona nakaga telefone yanseka, sinaba mu nzu y'ibihumbi 50. Ariko imyumvire y'ubukire ireba amahirwe. Nabigenza ne ngo ntere imbere, gira icyo mfasha abandi ndusheho gukura. Dore ukuri, abantu benshi tugura telefone zihenze cyane dukoresha mu guhamagara no kwitaba, kureba ibintu ku mbuga zitandukanye, akenshi bitadufitiye n'akamaro. Rimwe na rimwe zinatubera uburyo bwo kwiyemera ku bandi. Iyo amayinite cyangwa umuriro bidushiranye turahangayika cyane, tukagira agahinda nk'aho ari igihombo gikomeye kibaye. Telefone zacu iteka zidukuramo amafaranga, tugura internet, amayinite ndetse n'ibindi bikoresho byazo. Ndahamya neza ko hari benshi mu banyarwanda tubayeho mu bukene duterwa n'ukuntu dukoresha nabi izi telefone. Ntituramenya ko dufite banki, akazi cyangwa ejo hazaza mu ntoki zacu. Iyo telefone ishobora kuba igikoresho cyo kwiga indimi, ubudozi, guteka, gukora imisatsi, gutunganya amafoto n'ibindi byinshi igihe wifashishije YouTube. Si ibyo gusa, kuko wanatandukana n'ubushomeri ukora akazi kaboneka kuri murandasi. Ako karimo nk'akazi ko kwandika. Ahangaha ushobora kwandika inkuru, ibisobanuro by'amashusho n'ibindi. Akazi ka graphic design. Ibi ni ibijyanye no gushushanya amalogo, amaposta n'ibipapuro byamamaza. Video editing. Ubu ni ubuhanga bwo gutunganya amashusho, harimo ay'abantu cyangwa se ibigo by'abikorera. Wanakwigisha abandi ibyo uzi online. Aha twavugamo nko kwigisha abantu icyongereza cyangwa se ukabigisha uburyo butandukanye bwo gukoresha mudasobwa. Ikindi nanone wakoresha telefone yawe ni ugusangira inama zikubaka n'abandi ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma ukishyurwa mu gihe abantu batangiye kugukurikira. Menya ko telefone atari yo kukurya amafaranga gusa, ahubwo ari ishuri, banki n'akazi bifungiye mu kiganza cyawe. Imyumvire ya kabiri niyo gutinya kwiga cyangwa gutsindwa. Aha ho turakoresha urugero. Hari abantu benshi bigeze kubwira bati tangira gukanda kuri application ya Payi buri munsi, amafaranga y'ahazaza. Bamwe amahirwe batera ishoti bati ibyo ni ibisambo byo kuri internet bishaka kuduhakinga. Nyamara benshi muri bo nta na konti za banki bari bafite, ariko abari bafite umutima ushaka kwiga bumvise neza ko ntacyo batakaza mu gukanda rimwe ku munsi no kwihugura mu ikoranabuhanga, babikora bashishikaye. Dore uko byaje kugenda. Wa 20 Gashyantare 2025, Payi yaje gushyirwa ku masoko mpuzamahanga ku giciro cy'amadolari 2.5 kuri Payi imwe. Mu bari baragerageje gukanda harimo abari bafite mu bihumbi 20, hakaba n'abandi babikoze bashidikanya bisanze bari mu bihumbi 2 by'amadolari kuzamura. Isomo: amahirwe atazwa asa n'imikino, ariko abatekereza kure bayakira mbere y'uko aba impamo. Abatekereza nabi baravuga bati sindi inzobere mu mafaranga, tributi iragoye kandi simfite ubushobozi bwo gutangira ubucuruzi. Ariko abatekereza neza nk'abakire baravuga bati nshobora kwiga, nshobora gutsindwa ariko nkongera nkakomeza. Ubuhanga bwose burigwa, gushaka ni ugushobora, kandi umunyarwanda ntiyibeshye ubwo yavugaga ko nizibika zari amagi. Imyumvire ya gatatu ishingiye ku gutekereza ku buke cyangwa ubwinshi bw'amafaranga. Abatekereza nabi baravuga bati amafaranga mfite ni make, ntabwo ahagije, cyangwa se bati sinashora amafaranga yanjye atazahomba. Ibyo bakanabitsindagira mu mvugo zabo zahamye bati ushaka byinshi ukabura na duke wari ufite.
ariko abatekereza neza nk'abakire baravuga bati amafaranga make abyara menshi. Niba uhorana ubwoba bwo guhomba uzahora kure y'amahirwe yawe. Ubukire butangira ku gitekerezo kimwe kigira kiti nanjye nagerageza nkabishobora. Imyumvire ya kane yo gushinja abandi impamvu z'ubukene bwawe. Imyumvire y'ubukene ihora ishaka uwishinja. Niba ndi umukozi wa leta nti leta impemba nabi, ntabwo nshobora kuzamuka kubera ko systeme y'akazi goye, cyangwa se nti runaka yarampemukiye niwe watumye ubuzima bwanjye bugenda nabi. Naho imyumvire y'ubukire ifata inshingano zose. Nubwo ubuzima buba bugoye aribaza ati niki nakora nubwo bimeze uko. Mu gitabo Rich Dad Poor Dad cya Robert Kiyosaki, umupapa w'umukire yaravuze ati niba impamvu zintera gukena ziva ku bandi ntibivuze ko ntashobora kwihangira amahirwe yanjye bwite. Arongera agira ati amafaranga si ikibazo ahubwo ni igitekerezo. Iyo wize uko akora umenya nuko wayakoresha. Imyumvire ya gatanu ni yo gutekereza kuri uyu munsi gusa. Imyumvire yo gukena iravuga iti reka nishimishe uyu munsi ejo nzabyihanganira. Ariko abatekereza nk'abakire baravuga bati reka nitegure uyu munsi kugira ngo ejo nzishime. Abantu benshi bakoresha ayo babonye yose nta kuzigama cyangwa gushora, nyamara ntibamenya ko ubutunzi bwubakwa binyuze mu kwihangana no kwigomwa. Menya ko ibitambo bito by'uyu munsi bizana inyungu nyinshi ejo. Nasoza ngira nti nubwo ubuzima bwawe bushobora kuba bugoye, uburyo utekereza bufite imbaraga nyinshi kurusha uko wabyibwira. Hindura imyumvire yawe uzatangira guhindura n'ubuzima bwawe. Niba iki kiganiro hari icyo kikunguye, kanda like na share kugira ngo usangize bagenzi bawe. Kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe no kutwandikira muri comment uko wumvise ikiganiro n'icyo twazavugaho mu biganiro byacu bitaha. Niba ushaka kumenya byinshi kuri Pi, komeza kureba video zacu. Ibi ni intangiriro.